niba hari ikintu giteye icyikango gituma buri muntu wese iyo yibutse ko icyo kintu kizamubaho bituma ashobora kugira ibyo ahindura mu migirire ye, ni urupfu. Imibereho ya muntu ahora ashaka ikintu cyamuteza imbere, ndetse bamwe hari igihe babaho nk'abazaramba nk'imisozi. Ese iyo umuntu apfuye ajya he? Nyuma yo gupfa se byaba bigenda gute? None se bamwe bajya ikuzimu abandi bakajya mu ijuru nk'uko tubyigishwa? Birumvikana ko ngewe uri mu byibaza cyangwa se mbibabaza, nanjye sindapfa, sinapfuye ngo menye aho nerekeza cyangwa se ngo menye uko bigenda nyuma y'urupfu. Gusa icyo nzi neza cyo ni uko igihe kizagera nanjye ngapfa ngasanga ba sogokuru, ariko se aho nzabasanganiye? Ese habaho? Ibyo ngiye kubagezaho gusa ni iki inzobere zibivugaho n'icyo Bibiliya na Korani zibivugaho, naho ubundi amakuru y'imvaho nta muntu urapfa ngo agaruke aza tubwire uko byari bimeze. Icyakora umwe Bibiliya yigeze kuvuga ni uwitwa Lazaro wari warapfuye, ariko urupfu yarugereranyije n'ibitotsi, kuko Yesu wamuzuye yaramubwiye ngo nakanguke, mbese asa n'ukangura umuntu wari usinziriye. Iyi ni Cano mu Rwanashyaka Siriyake, mbahaye ikaze. Umuntu aravuka agakura, yarangiza rurema akamuhamagara cyangwa akitaba Imana nk'uko Abanyarwanda bakunze kubivuga. Ariko hari n'abandi bavuga yuko yasinziriye. Usanga abantu benshi bahuriye ku gutinya urupfu. Ntabwo dukunda abantu batubwira ko isaha n'isaha umwuka wacu uzatuvamo tugapfa. Impamvu umuntu atinya urupfu ni nyinshi. Ntabwo tuzi neza nyuma yo gupfa aho umuntu akomereza ubuzima. Ntabwo tuzi neza urugendo ruri hagati y'ubuzima n'urupfu uko rureshya. Nubwo Bibiliya ivuga ko ngo ari amazi maremare cyane kandi ateye ubwoba umuntu aba agiye kwambuka, ntituzi ubuzima bwiza kurusha ubundi niba ari ubwa mbere y'urupfu cyangwa se ari ubwa nyuma yarwo. Mu bihe bitandukanye hagiye habaho impaka hagati y'amadini ndetse na siyansi ku bigendanye n'ubuzima bwa nyuma y'urupfu. Bamwe bemeza ko uwapfuye aba asinziriye ntacyo yumva, roho y'ibyayo birangiriraho. Abandi bakavuga ko nyuma y'urupfu ubugingo bukomeza. Abandi bakavuga bati roho y'uwapfuye yimukira mu kindi kintu, urugero nk'inka, ibirunga, ibimera cyangwa undi muntu. Reka turebere hamwe icyo siyansi, Bibiliya na Korani zibivugaho. Ese abahanga batandukanye bavuze iki ku muntu umaze gupfa? Abahanga batandukanye bahuriza ku kuba umubiri ubora mu gihe umuntu amaze gupfa. Tugiye kurebera hamwe icyo bavuze kiba kuri roho y'uwapfuye, nk'uko tubikesha urubuga rwa ivipanda.com. Ibyo abahanga batandukanye bagiye bavuga ko biba umuntu amaze gupfa. Tugiye kugaruka ku by'umufilozofe w'umugereki yavuze ku bigendanye n'iyi ngingo, Plato, ndetse n'ibyo mugenzi we w'umufilozofe yavuze ariwe Aristotle. Plato we yemera ko iyo umuntu amaze gupfa roho ye imuvamo ikajya mu isanzure aho itegerereza kuzajya mu wundi muntu uzavuka. Akongera akavuga ko urupfu n'ubuzima byuzuzanya kuko ngo kimwe kiza nyuma y'ikindi. Atanga urugero rwo gusinzira, avuga ko nyuma yo gusinzira umuntu abyuka na nyuma yo kubyuka akaza kongera agasinzira. Avuga ko iba ari kimwe n'ubuzima n'urupfu, mbega bikora bizenguruka kimwe kiza nyuma y'ikindi. Akaba ari hahera ashingira avuga ko roho y'umuntu idapfa kuko nyuma y'urupfu hari ubuzima. Arangiza avuga ko roho ariyo yabanje kubaho mbere y'uko umubiri ubaho. Ni mu gihe Aristotle we atemeranwa na Plato, kuko we yemera ko roho y'umuntu ipfa. Ibi akabishingira ku mpamvu zikurikira. Atangira avuga ko imikoranire ya roho n'umubiri ari ingenzi cyane, bityo ko kimwe kitabaho ikindi kitariho, ndetse ko intego nyamukuru ya roho ari ugutera imbere. Ibi rero bikaba bitashoboka idakoranye n'umubiri. Bityo rero kubera kubaho kwa roho bigendera ku mubiri cyangwa se bidepanda ku mubiri.
avuga ko ariyo mpamvu mu gihe umubiri upfuye roho yonyine nayo itashobora kubaho. Aristotle akongera akavuga ko kubaho k'umubiri nabyo bituruka kuri roho, kubera ko roho y'umuntu niyo ifasha umubiri kugenda. Iyo agendeye kuri izi mpamvu zose yasobanuye, niho ahera avuga ko roho y'umuntu itabaho umuntu yapfuye. Akongera akavuga ko umubiri wabayeho mbere ya roho. Iba bishingira ku kuba umubiri uzana ibitekerezo mbere y'ibyiyumviro. Mu by'ukuri iyo urebye ibyo abahanga bagiye bavuga ko biba umuntu amaze gupfa, ubona ko ntawe uzi icyihishe inyuma y'urupfu, kuko bose ntibahuriza ku kintu kimwe. Ese ni iki Bibiliya ivuga ku muntu umaze gupfa? Reka duhere ku ibaruwa Pawulo yandikiye Abaheburayo, ibice byayo 9 umurongo wa 27. Haragira hati: kandi nk'uko abantu bagenewe gupfa rimwe, hanyuma yaho hakazaza urubanza. Bibiliya ihamya neza ko abantu bagenewe gupfa, kandi ko urupfu rwazanywe no kutumvira Imana kwahereye mu bitekerezo kugahinduka igikorwa cyo kutumvira Imana cyakozwe na Adamu na Eva. Ibyo biri mu Itangiriro ibice 3. Ese kubera iki dupfa? Siyansi ivuga ko uturemangingo tugize umuntu tuba dushaje kugeza aho atakibasha gukora utundi dushya, bityo agapfa. Ariko se kuki abana bato, abasore n'inkumi nabo bapfa? Nabo uturemangingo twabo tuba dushaje? Ibi siyansi ntabwo ibasha kubisobanura, kuko hari n'igihe upfuye habura indwara yamwishe. Bibiliya rero isobanura neza ivuga iti kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Ibyo byanditse mu Baroma ibice 6 umurongo wa 23. Kandi twese twakoze icyaha, uhereye kuri njyewe wateguye iki kiganiro, nawe uri gutega amatwi iki kiganiro. Twese twababaje Imana, igihembo Imana ihereza uwakoze icyaha ni urupfu. Ese nyuma yo gupfa bigenda bite? Nyuma yo gupfa umubiri urabora, ibi turabizi, naho umwuka ugasubira ku Mana yawutanze. Ibi byanditswe mu gitabo cy'Umubwiriza ibice 12 umurongo wa 7. Umugani Yesu yaciye wanditse muri Luka ibice 16 umurongo wa 19 kugeza ku wa 29, tubona abantu babiri bapfuye. Umwe yari abayeho mu buzima buzirikana ko Imana ihari. Bibiliya yamwise Lazaro. Yagiye muri paradizo, aho umwuka w'umuntu wakiranutse utegerereza kuzajya mu ijuru. Naho umutunzi wari warabayeho ubuzima butita ku Mana, ajya aho abanyabyaha bazategerereza gucibwaho iteka, aho hitwa ikuzimu. Abumviye Imana bazategerereza muri paradizo, ariko siho bazahora. Abatarumviye Imana bazategerereza ikuzimu gucibwaho iteka, ku munsi w'amateka cyangwa ku munsi w'urubanza. Uwo munsi ni umunsi Imana yashyizeho abantu bazazuka, ari wa mubiri uzasubiramo umwuka we. Umubiri nawo waba waraboreye mu nyanja uzagaruka. Inyanja izagarura abapfuye bo muri yo, urupfu n'ikuzimu nabyo bigarura abapfuye bo muri byo, bacibwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze. Ibi biri mu gitabo cy'Ibyahishuwe ibice 20 umurongo wa 13. Kandi bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Ibi biri mu buhanuzi bwa Danieli ibice 12 umurongo wa 2. Ese Bibiliya itubwira ko dukwiriye gukora iki? Gupfa ni igikorwa umubiri ugomba gucamo kuko wakoze icyaha. Ibi tubisanga mu gitabo cy'Itangiriro ibice 2 umurongo wa 17. Ariko Yesu yahaniwe iki gihano, kumumenya umuntu agasoma ijambo ry'Imana, agasenga muri Yesu Kristo, harimo impano y'Imana. Kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Ibi twabisomye mu gitabo cy'Abaroma ibice 6 umurongo wa 23. Ese Korani yibivugaho iki? Korani itubwira ko aho waba uri hose, uko waba umeze kose, niyo waba uri mu nzu z'akataraboneka cyangwa imitamenwa, urupfu ruzagutwara. Ibi tubisanga muri Korani ibice 4 aya ya 78.
ikomeza kutubwira ko Allah nta kindi yaturemeye atari ukumusingiza gusa, kandi tukamusingiza ari we wenyine nta wundi tumubangikanyije. Ibi tubisanga muri Korani ibice 51 aya ya 56. Ikongera ikatubwira ko Allah ari we waremye ubuzima n'urupfu kugira ngo areba bakoze neza. Tubisoma muri Korani igice cya 67 umurongo wa 2. Buri munsi tubona ingero z'abantu bapfuye, tukibwira ko umuntu wapfuye neza ari uwapfuye atababara, ariko ibyo ntabwo ari ukuri. Korani ivuga ko roho y'uwapfuye yarakoze neza icyo Allah yamuremeye igenda ikabaho mu mahoro, mu gihe roho y'uwapfuye akoze nabi igenda ikabaho ibabazwa cyane, mbega mu makuba menshi. Kandi uko umuntu yagaragara inyuma ntibishobora ko na roho ye ariko yari imeze. Roho nzima cyangwa iri mu mahoro ndetse na roho mbi cyangwa iri mu bibazo nizo zigaragaza uko umuntu yujuje inshingano yaremewe. Reka dufate urugero. Abantu babiri bemerewe amatike yo kujya ahantu. Umwe aritegura neza agakoresha ibizamini by'umubiri ndetse afata n'igihe cyo kwiga ururimi rw'aho agiye kwerekeza ndetse yitoza n'umuco waho. Igihe cyo kugenda kigeze basanga yariteguye neza kuko yari yarafashe igihe aritegura. Undi wa kabiri we ntacyo yigeze yitaho mu gutegura urugendo rwe, yashidutse igihe cy'urugendo kigeze ashaka gutegura urugendo bitagishobotse kuko ntiyigizaho agaciro urwo rugendo. Ibyo rero bitugaragariza ibyo dusanga muri Korani ibice 23 aya ya 99 kugeza ku 100, aho Korani itubwira ko igihe urupfu ruzaza rugatwara umwe muri abo azavuga ati, mwami wanjye nsubizayo njye gukora ibyo nasuzuguye gukora nari nkwiriye gukora. Umwami azamubwira ati, ntiwigize usenga, ntiwigize ufasha abakene, wiyitayeho ubwawe uranyibagirwa. Ibi byanditse muri Korani 74 aya 43 kugeza ku ya 47. Umuntu wese azapfa uko yaba ameze kose n'icyo yaba ari cyo cyose. Ni byiza ko duharanira gukora ibyiza kugira ngo abizera ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima bazagira iherezo rizima. Kiza ubugingo bwawe. Bibiliya ivuga ko umunyabwenge yakabaye yita ku iherezo rye kugira ngo azagire iherezo ryiza ry'abakiranutsi. Tugeze ku musozo w'iki kiganiro. Iyi ni Cano mu Rwanashyaka Siriyake nk'ibisanzwe, kandi mbashimiye ko mwaduhaye umwanya wanyu mukadukurikira. Imana ibahe umugisha, naho ubutaha ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom.